ariko If you don't get it, forget about it. ese ubwo uraseka iki? tuve ku by'ukuri amasaha yo kurya ageze bro barumbwira umuntu wakuroboye kweri ngo mugororere si ibisanzwe se abagabo bararya imbwa zikishyura ibyo nabyo ntabwo nabitindaho rwose. ubu se ko nazanye bagenzi bawe mpaka ahangaha noneho ubu se niba usanga nta basituye wari kujyayo ko mbona bari kwicara ahangaha ko badakina imbwa njyewe ugasanga njyewe ni iny'imbwa njyewe uzabaze ariko You get it? If you don't get it, forget about it. ese ubwo uraseka iki? kaguru wananiye ariko mana ariko tuve ku by'ukuri amasaha yo kurya ageze bro barumbwira umuntu wakuroboye kweri ngo mugororere si ibisanzwe se abagabo bararya imbwa zikishyura ibyo nabyo ntabwo nabitindaho rwose. nawe ariko wakwereka ukuntu yandoboye nawe yakurobora. yezu ati wabimenyesha ubu se ko nazanye bagenzi bawe mpaka ahangaha noneho ubu se niba usanga nta basituye wari kujyayo ko mbona bari kwicara ahangaha ko badakina imbwa njyewe ugasanga njyewe ni iny'imbwa njyewe uzabaze njye ntabwo natinya imbwa narazoroye nyiri umwana naho nkuriye ngenda zifite hariya mu rugo tazambona gutya eshatu cyane cyane harimo ijya gusa nkawe. I don't want peace. ikintu nkajya buriya bakita nk'iki kira cy'igikara gifite igisura kijya kumera nk'icyo cyawe. I want problems always. Njyewe ntabwo natinya imbwa peti keba nayo ntabwo utinya imbwa ntaribi reka nkuzanire amazi n'agatebe wicaye n'ubundi nzi kugenza aya masaha sha nta kundi sa This man is God have mercy on us. Who is this madman? 70 years old man. And where is this madman coming from? It is smoky book. It's the tagging line. Jesus.